Ndongeye ndabasuhuje bakunzi, inshuti, bavandimwe ba yawe iteke. Twongeye twagarutse kandi ndizera mumeze neza aho muherereye hose. Uyu mwanya nanone tugarutse tugira ngo turebere hamwe ku buryo ki ushobora kubona ibyangombwa runaka. Nivuje ko uyu munsi dutangirira kuri serivise z'amavuko ndetse turaza no kunyarukira gatoya kuri serivise z'ishyingirwa. Hanyuma uko mubona screen yacu iragaragaza serivise twamaze kwinjira kuri page y'urubuga irembo. Ndabibutsa ko iyo ugiye kwinjira ujya muri Google yawe cyangwa wakoresheje browser ya Chrome cyangwa se ushobora gukoresha Mozilla, hari na za Explorer n'izindi nyinshi. Gusa iyo umaze kwinjiramo wandika irembo.gov.rw. Ibyo twarabibonye mu bice byatambutse. Nkwibutsa gukora subscribe, like ndetse na share kugira ngo ubashe kubona ibiganiro tugenda tubagezaho buri munsi. Hanyuma turahita twinjira ku barebye ikiganiro cya mbere. Twarebye uko create account cyangwa se ufungura konte ku rubuga irembo. Hanyuma hano baransaba kwinjiramo kubera ko namaze gukora cyangwa se gufungura konte. Hanyuma kandi nimara kwinjira barambaza nimero ya telefone nakoresheje, ndayishyiramo. Hanyuma kandi barambaza umubare w'ibanga nakoresheje. Urabona ko bambwiye ko atari byo bidahura. Kuba bidahura rero biraza kunsaba kuvuga ko nabyibagiwe. Ndakirika hano nibagiwe umubare w'ibanga wanjye, hanyuma nshyiremo nimero ya telefone nakoresheje. Ibi ni byiza ko ubikora nawe wigeragereza, ukabikora ukareba ikiganiro ariko unari kubikora kugira ngo urusheho kubifata no kubisobanukirwa neza. Hano ndakanda hano handitse ngo guhindura ijambo ry'ibanga, ndategereza. Hanyuma bambwiye ko kode yoherejwe. Kode yoherejwe rero iba yoherejwe kuri telefone yanjye. Turebe kuri telefone yanjye ko iyi kode yamaze kuhagera. Tayari bayohereje. Ndayishyira aha ngaha 987541. Hanyuma nemeze. Nimara kwemeza barongera bansabe noneho gukora ijambo banga rishya. Bishyire na hano hasi. Bagusaba ko igomba kuba iri strong. Niyo mpamvu ushobora kubikora inshuro nyinshi bikanga. Hanyuma urabona ko mbere hari navuga ngo ni agakubo kerekana ko batari kubyemera, ariko mbikoze biri strong haza akantu kavivuye byerekana ko system yamaze gusensa kumva ijambo banga ryanjye iraryemera. Hanyuma ndohereza ijambo ry'ibanga rishya. Dutegereze gatoya. Urabona ko byemewe cyangwa se baryemeye. Ndahita nza hano kwinjira, ndashyiramo telefone yanjye. Hanyuma kandi nshyiremo rya jambo rishya namaze guhindura. Ninjiremo. Hanyuma urabona ko ndahita njya kuri pages y'urubuga irembo iriho serivise zose nshobora gusaba.
nari mvuze ko turi buhere kuri serivise z'amavuko, aho dusangamo icyemezo cy'amavuko n'inyandiko y'ivuka. Muvandimwe uri kunyumvaho nteze amatwi, ibi biratandukanye. Icyemezo cy'amavuko n'inyandiko y'ivuka ni ibintu bibiri bitandukanye, gusa byose biboneka ku rubuga irembo. Ushobora kubyaka ku rubuga irembo ukongera ukabifata, cyangwa se ukongera ukabibona uburyo buri online. Hanyuma turahera ku cyemezo cy'amavuko, aho baduhaye paje iriho igihe dosiye imara ndetse n'uyitanze n'igiciro igurwa cyangwa se itangwaho. Gusa hano hari akantu ugomba kwitaho, utagomba kwirengagiza, kanditseho ngo ese usaba serivise ninde, urasabira nde mu gihe uri umu agent. Ahangaha uko muhabona harimo ijambo rivuga ngo ndisabira cyangwa ndasabira umwana. Harimo ibice bibiri. Iyo wisabira biba bisaba ko umuntu wisabira wese aba agomba kuba arengeje imyaka 16. Hanyuma uri munsi y'imyaka 16, ubwo ndavuga ku myaka 15 n'amezi 12 cyangwa se amezi 11, uyu abafatwa nk'umwana, nawe hari ibindi asabwa. Iyo uvuga ngo ndisabira rero, reka duhere wenda ndisabira, ukavuga ngo gusaba, urabona ko bahita baduhereza fomu twuzuza. Urabona ko hano haba handitse ngo ni icyemezo cy'amavuko, usaba n'uyu, nimero y'irangamuntu ye ni iyi ngiyi, ariko ntimuzayikoreshe rwose. Hano uhitamo akarere ushaka kazaguha icyemezo cyangwa se kari bwemezo dosiye yawe. Ubwo nshobora guhitamo ko ngiye kubisabira Nyarugenge, ndaza nshake Nyarugenge mo hano, cyangwa se nawe ushobora gusabira nyine aho utuye cyangwa aho uherereye. Nyarugenge ko ntayibonamo. Nyarugenge ngiyi ninyemeza barambaza umurenge nshobora kuvuga Gitega cyangwa se umurenge wari wose nshaka. Hanyuma hano bambaza ese icyo nshakira icyemezo, niba ari serivise za leta, niba ari banki, niba ari ubwishingizi, niba ari ibyangombwa bya ambasade, niba ari uburezi, akazi cyangwa se ibindi. Uhitamo kimwe muri byo ukurikije icyo ugiye kumaza icyemezo. Niba mpisemo serivise za leta, hano barahita bampa ibikurikira. Hanyuma ni inkanda cyangwa se ninjya kubikurikira, barahita bampereza inshamake y'umwirondoro wanjye. Hano haraza amazina, ugomba kugenzura niba koko ibyo wujuje ari byo cyangwa ari ukuri nta makosa arimo. Hanyuma iyo ubonye ari ukuri kandi nta makosa arimo, hano haba hari nimero yawe ya telefone. Uhashyira nimero ya telefone, hanyuma iyi nimero ya telefone ni uburyo ushaka kuzamenyeshwa aho dosiye yawe igeze. Hakoreshwa telefone cyangwa hagakoreshwa email. Duhitamo nimero ya telefone, hanyuma tukemeza hano tuvuga ko ibyo twatanze hejuru byose ari ukuri. Ndakwibutsa ko iyo utanze amakuru anyuranye n'impamo cyangwa n'ukuri ushobora kubihanirwa. Hanyuma iyo uvuze ngo nemeje ko amakuru yose natanze ahangaha ari ukuri, uhita ukanda kwemeza. Hanyuma iyo umaze kwemeza uhabwa umubare wo kwishyuriraho. Kode yo kwishyuriraho ngiyi hano ni iyi ngiyi. Iyi kode niyo wishyuriraho either ukoresheje uburyo koranabuhanga bwo kwishyura bwa Momo cyangwa se Airtel Money. Ushobora no gukoresha Beka cyangwa aba agent ba Beka. Ushobora kandi no gukoresha Mobi Cash mu gihe byaba biri gukunda.
aha, iki ni icyangombwa cya mbere turangije. Buri cyangombwa iyo umaze kugikora uba ugomba kubona mesaje kuri telefone yawe ngendanwa. Reka nanone dusubire ahabanza, hanyuma turebe mu gihe ugiye gusabira umwana. Ugiye gusabira umwana icyemezo cy'amavuko, ujya noneho kugusabira umwana. Ujya kugusabira umwana. Aha, iyo hano maze kwemezamo umwana urasaba. Hanyuma iyo usabye ku mwana, muze kwibuka ku muntu mukuru handitse ngo ndisabira. Hano hejuru murabona kresera ahantu irimo izenguruka, hari indangamuntu yanjye n'amazina yanjye. Ariko ku mwana siko bimeze. Ku mwana hari icyitwa nimero y'ifishi cyangwa se umubare aba yaranditswemo. Iyo agiye kwandikwa ku murenge, umwana hari umubare agenerwa agenda akoresha igihe cyose ataragira imyaka 16 ngo ahabwe indangamuntu. Uwo mubare rero ni wo ubitsa amakuru ye yose. Ndabibutsa ko byahindutse ku babyibuka cyangwa ku babisabye. Murazi ko mwajyaga musabwa indangamuntu z'ababyeyi bombi, mugasabwa ifishi y'ikingiza, ariko siko bikimeze. Ahubwo haba hakenewe ako kabare umwana ahabwa na etat civile w'umurenge umwana yandikishijeho. Hanyuma iyo ugashyizemo hano ugasacinga amakuru ye cyangwa se ugashakisha amakuru ye, birangira ubonye amakuru y'umwana, hanyuma ugahitamo ibiro by'akarere n'umurenge ndetse n'impamvu usabira umwana, ukamusabira nk'uburyo twabonye umuntu mukuru yisabira. Nta bikomeye, ahubwo icyo nashaka kubabwira hano ni uko umwana we akenera akabare runaka yanditsweho igihe yandikwaga avuka. Murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha, ahubwo tuzongere tubonane cyangwa se twongere tubonane mu gice kindi cya serivise isaba icyemezo cyo kuba umuntu yarashyingiwe. Yego, ndabararika gukomeza kumva ibice bikurikiyeho kugira ngo mubashe gusobanukirwa no kumenya neza ko mwakwisabira ibyangombwa byanyu. Murakoze.